turasenga ariko tuza kumenya ko hari abantu badakwiye gusenga. Ariko mu byavugiwe maho harimo n'ibiri hanze, harimo n'utubuno tw'ubusabusa. Buriya haba ubusa hakaba n'ubusabusa. Hari ikintu yavuze gikomeye ati bundi buriya baba batwereka ikintu tutagira. Ibintu nabivuze barambwira bati Scovie uravuga ku bana. Ariko ku muntu ikintu cyose gihishwe n'ibanga. Uyu mwana nubwo yambaye ubusa, ese wabo bo barambaye nubwo yaba yarananiranye. Umuryango warateranya ku kanya uriru kujya kumuzana umwicaza mu ruganiriro. Tubaye ababyeyi bararira abagabo bari imyoza. Musaza wagaguka ngo ajye gufata mu ijosi baturamenye ntumukore. Bariya se burabara namuheruka hari. Ariko barabibonye umwe aravuga ati Bikira Mariya we dore mukobwa wo kwa runaka. Noneho tugushirishana mwa ababyeyi. Noneho ariko umwana tugira dute turamureka. Twabonye umwana w'umukobwa hano ngo wenda gukora ngo igitaramo ngo cyo kuzakora abantu bagahura ngo barongorana. Dufite umwana w'umukobwa hano wacu ntutungurwe nuko yaza hano tukamusanga ku byapa. Yavuze ko akina porno. Ibyo kuba yabivuze simbibujije. Ariko turaza kumuha platform nk'iki nk'umustar ukina porno. Niyo mpamvu ngaruka ku kiswe influencer. Hiriya video y'ura mukobwa wiroshyemo video ukanashyiraho ikiganiro cy'umuntu uvuga ko abaturage babuze ingurane bakaba barimo kwishyurwa. Byombi tukaprodinga bareba iki ibyahishwe. None uwo muntu yamara kutunga abantu benshi akabaye iki influencer cyane. Influencer akora iki? Batuye nguyu yanywaga urumogi akora ibi yambara avuga ibigambo biri stable ariko ari ku byapa byamamaza. None ngewe umureba nkabona uko yigize nabi akaba uko yabaye. Niba byaratumye abandi bamubona nka influencer bakamuha amafaranga niki gituma nge ntaba nkawe? Ntabwo biriya bintu bikora bikunda. Ni aba bana tureba biyahura ngo arapostinga ifoto yakabura bayireba akarwara akagira naho yifotora akaza kuri Instagram yambaye ubusa akabaza ati ariko koko ndi mubi ku buryo ifoto yanjye mutayireba. Bwa busa bwe yazanye rero banyabusa bakaza kubureba ataho. None bakavuga ati ariko subundi ndavuze kuri mubi ya foto y'ubwambure bakayireba kurusha iyo yaberetse yambaye. Ubwo akavuga ati isoko n'ubusa akarema iry'ubusa. Yego inshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop munoneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue. Hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike. Muri Mike ako karenge kari mu ibara ritukura. Iyo urebye hasi ibara ritukura ribona harimo numero za telefone wahamagara. Ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike. Winjira ahakorera Rwanda Revenue ugakurikira kanenge kandi Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tufite umwihariko uko dufite atelier ibadodera modeli zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07 94 280 443 cyangwa se 07 45 28 084. Scovia Fashion Shop, style with us. Ikaze ukurikira ibiganiro kuri Mutesi Scovia urubuga rw'ibitekerezo. Bimeze bite Scovia? Meze. Weekend yagenze ite? Yari ndende n'impamo ya Mungu. Ndende si iminsi ibiri. Ari ukuntu rega iminsi kubera indi kera nigeze nganira n'umugabo umwe. Ndamubwira nti nari mvuye kure ntewe nimbe ukumara ahantu ari kure. Atatize ubwo ni kure nti. Ati nko kuva muri Kankigali cyose hashika. Muki? No nkagira ngo hari ahantu hitwa Kankigali hatari hari imbere. Kugese hashika. Ahubwo nari naramenya se hashika nari impazi ariko Kankigali ntahazi. No ndaceceka. Nti ni kure ati ni kure cyane mwana wanjye. Ati ni kure ati hari ahantu nahamaze iminsi 4. Ati nshaka kwambuka ngo nabara abantu barimo gupfa muri se hashika ati hari umuntu turasa watuje kwambuka uriya muhanda. Ati ndwara nahagenze iminsi 4. None nkumva wenda yavaga nko mu Ruhango akamanuka Muhanga gaca Kamonyi akazaza se hashika. None bukenza kumenya Kankigali. Ndahanyura. Ndamaze se ndagaruka ndamubaza. Hango.
ka Kigali wambwiraga nihe hatiya turahareba tubu haruguru bahashyize hari hoteli yitwa Serena none se niho wagenze iminsi ine hati se ubugiye nabikubwiye nibwo ukibyibuka ntirega nahamenye cyane numva guturuka nko mu majyepfo hano kure ati ni hariya aturiya muhanda kuwambuka ngo ninjire muri Diligence iminsi ine tubana umuntu najya kubwira ngo ahantu ni kure ahantu hose haba kure bitewe n'uko hagenze weekend y'iminsi ibiri rero natwe yabaye ndende ariko yajemo byinshi yajemo twagiye kwibuka wari umuyobozi wungirije wa RBA Claudine twavuga ngo umuryango ukomere by'umwihariko umugabo n'abana bitabye Imana abantu bavuga ibigwi bye n'ibihe bitandukanye yabayeho ubuzima bwe nyine bwarangiye gutyo arashyingwa ku wa mbere hanyuma tujya no gusenga aho gacwa we turasenga bya bindi dusenga koko murarya mwikoza mu mwuka turasenga ariko tuza kumenya ko hari abantu badakwiye gusenga oya hari umuntu badakwiye baruhira ubusa oya bamaze gucumura ku Mana byarangiye se nako baradusomeye icyanditswe kivuga ngo bavuga ngo mana abo bose bavuga mana siko bazabona Imana shabura abapagani bo mu rusengero baracumuza urusengero se harimo umwigisha undi hari umukirisitu w'amoko tuba twigira abakirisitu twese umwigisha w'umunsi tagitora izana tugiteri ndavuga umwigisha nyawe si wundi uyobora ishuri y'ibiteoloji gutya yavuze ati hano twaje gushima umwigisha aradusomera ati hari indirimbo y'abanyagatulika ngo nitwe duherutse kugusaba ngo uduhe amahoro uduhe n'ubuzima warabiduhaye urabyuzuza none Mana natwe twaje twe n'abacu nitwe dushimira n'ibindi byinshi ntibuka ubwo abo muri korali do Kigali ndabashubuje bashaka ko bayizi cyane ariko baba ngo ko twe dushima ibyo twahawe twe dutanga iki sa kebwe ikiganiro cy'amadini nzagisubiraho reka twivugira ikintu tanga imitima yacu nta kindi dusabwa mu rusengero n'ubutunzi twe ko duhabwa duhorana ibiseke bavuga ngo mushyiremo twebwe duha icyo abaduha niho umugisha Kagame perezida niwe uvuga taza buri ndavuga Alex ati pasiteri sasabwa iki nyine ko duhora dutanga bo baduha iki tuba hafi turararana turakororana dutega amatwi batubwira ibigezweho byiza by'ijuru yego ninde wagiyeyo mbe mu mwuka bikozayo Samu ntuneranye ngende umuporoso narabatijwe ndakomezwa Samu ntuneranye n'umushumba nitwe tuje dushima turashima Imana ko amateraniro yagenze neza n'ibindi tukabona n'impanuro nziza twibwiza n'inkuru yacu uyu munsi twiganirira ariko mu byavugiwemo aho harimo n'ibiri hanze harimo n'utubuno tw'ubusabusa buriya haba ubusa hakaba n'ubusabusa ngo buriya busa tubona ababukuramo bakabutwereka hari ikintu yavuze gikomeye ati bundi buriya baba batwereka ikintu tutagira niki baturatira bumva tugiye kumenya bwa mbere ibintu nabivuze barambwira bati Scovie uravuga ku bandi ariko ku muntu ikintu cyose gihishwa n'ibanga ku bandi amabere impamvu babyita ibice by'ibanga ribanga nyine buri umwe amenya ibye nyine iryawe iyo ryagiye hanze abantu baba bata arawucanye tuwote ko nabonye harimo n'abafite ibinyenyanza se babijegera bingana bitya nk'ibyana ariko hari ikintu nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze gikomeye cy'umuryango kuba yaravuze ngo uwambara ubusa no mu mutwe haba nta kirimo ibyo byo si inkuru umuntu wese wavuze kuri iki kibazo cy'urubyiruko bigaragara ko ntacyo ariko ikintu gihari uyu mwana nubwo yambaye ubusa ese iwabo bo barambaye hari igihe usanga umwana yarivukiye ngo ndibyara mweru na muyiru
cyangwa se baje ntanga urugero kuri uyu mukobwa wa za Heineken n'amavide ntibuka yashebeje n'ikinyobwa cy'abandi abantu bamwe barimo kubiteramo burake. Uyu mwana w'umukobwa akimara gukora ibara risa kuri yo nubwo yaba yarananiranye umuryango warateranya ku kanya uriru kujya kumuzana umwicaza mu ruganiriro. Ababyeyi bararira, abagabo barimyoza, musaza wagaguka ngo ajye gufata mu ijosi baturamenye ntumukore. Bariya se burabara namuheruka hari cyangwa waraba bandikiye ubuyobozi batuwa mwana twabonye n'uwacu mwoka byaramwe umutubonera dufashe. Ariko barabibonye umwana avuga ati Bikira Mariya we dore mukobwa wo kwa runaka. Noneho tugushirishana mwa ababyeyi mwe. Noneho ariko umwana tugira dute turamureka. Ubwisanzure kumbuga nkoranyambaga. Twabonye umwana w'umukobwa hano ngo wenda gukora ngo igitaramo ngo cyo kuzakora abantu bagahura ngo barongorana. Murakibuka? Nibungira mufunga. Ngo cyitwaga gitera. Muri bari sex parties. Ubunse kuki byabaga 6. Sex. Sinze ngo ni 6. Ngo bari ngo sex party. Ngo baragitiranyije ngo si cyo yashaka. Ngo baramufata ngo baramufunga. Ariko burake baramurekura. Hakuvuze gufunga ndibuka. Ndasuhuza rutubuka. Tubuka gitifu. Gitifu ndacyazana amakuru. Uko amasaha ahita kandi arimo arabira nk'ikigage. Ariko nyuma gufunga sagiza anakatiye. Byarangiye abantu bavuga ati nubwo Scovia baguhakaniye ngo ntabwo ari agacupa ati niko ahubwo yarahakanye aravuga ngo ntajya mu inzoga ni pasiteri kandi ngo arafungurwa mu kanya. Igipimo se kikavuga ngo ubu ndumundeba hameze nka wa muvandimwe ndagaramye ndimo ndahakana kikanze se iki ntabwo mbiza shokwa bari bakivanyeho se gikomeza tangawizi se niwe bari bakivanye bagikomeza kujwigira cyangwa se umupolisi wamupimaga muri iyo modoka rutubuka harimo undi muntu bamwe bati humeka umwuka wa Romeo uncaho ugwa ku gipimo noneho bagira ngo ninge bapimye Romeo udatwaye. Ariko uyu munsi baramurekura kandi umenye ukuntu Rwanda twagowe niwe gitifu. Ese umuntu se abona abantu nibyo navugaga katwikomereza. Uriya mwana w'umukobwa araza aravuga ngo afite sex party cyane kari gutegura ategura n'ibiki byose ribira mufashe sinzi ibyo bavuganye birarangira. Ariko umuryango wamenye iki dufite umwana w'umukobwa hano wacu ntutungurwe nuko yaza hano tukamusanga ku byapa yavuze ko akina porno ati nakazi gakomeye urana company zaramubuzeho ubuze arazihinga. Ibyo kuba yabivuze simbibujije ariko turaza kuma platform nk'iki nk'umustar ukina porno tumwe platform dusigare twibaza niyo mpamvu ngaruka ku kiswe influencer. Twe influencer dute nk'iriya video y'ura mukobwa wiroshyemo video uyishyize kuri YouTube ukanashyiraho ikiganiro cy'umuntu uvuga ko abaturage babuze ingurane bakaba barimo kwishyurwa. Yego kabyeranya byombi tukaprodinga bareba iki ibyahishwe bikaza guhishurirwa indangara kingurane ya rutasi ko barira. None uwo muntu yamara kutunga abantu benshi akabaye iki influencer cyane. Influencer akora iki atwereka ubusa bw'abanyabusa yaba influencer cyane. Twabonye abantu hano abantu hose bahora bavuga ngo runaka ni indaya abandi bakavuga ati runaka akora ibi runaka akora ibi ariko ari ku byapa byamamaza. Batuye nguyu yanywagura umogi akora ibi yambara avuga ibigambo biri stable ariko ari ku byapa byamamaza. Inarakenewe none ngewe umureba nkabona uko yigize nabi akabuko yabaye niba byaratumye abandi bamubona nka influencer bakamuha amafaranga niki gituma nge ntaba nkawe. ubwo byaterwa niba nawe ibyo bintu bikunda ntabwo biriya bintu bikora bikunda ni aba bana tureba biyahura ngo arapostinga ifoto y'akabura bayireba akarwara depression akaremba
akageza aho yiyahura akavuga ngo ese ubundi koko ndi mubi, akagera naho yifotora akaza kuri Instagram yambaye ubusa akabaza ati ariko koko ndi mubi ku buryo ifoto yanjye mutayireba. Bwa busa bwe yazanye rero banyabusa bakaza kubureba ataho none bakavuga ati ariko se ubundi ndavuze kuri mubi, ya foto y'ubwambure bakayireba kurusha iyo yaberetse yambaye. Ubwo akavuga ati isoko ni ubusa, akarema iry'ubusa agatangira akajya ashinze umutwe akaza atandaraje amaguru akaza agize ati kandi igiteye agahinda kiruta ibyo ubusa bwose buri ku gasozi nka 99% nubwo abagore n'abakobwa. abagabo zo tugira ubusa harya ngo ntabwo mugira ko ariko nimwe bakiriye banyabusa itubeshyera uzi sinabibabwiye nta bagabo baba mu gihugu nta bagore babaho twese dufite nk'igitsina kimwe duhuriye aho ntazi icyo twaba dufite. Urako akunda umugabo aba yikweze ngo abo bamenye ko ndi umugabo burya barwana n'intambara ngo yemeza abagore. Aba baraho ati nabaye ibigango burya barwana no kugira ngo abagore babemere. Aba bagore ureba buri umwe bavuga ati umusatsi muwerekeza bakamwogosha uruhande rumwe inshuro nyinshi bavuga ngo abagabo bambona bate. Nubwo bivuze utyo abantu bakubwira ati noneho nawe wambara kugira ngo abagabo bakubone. Nisanze ariko tumeze twese burya niko twambara. Nubwo utambara uvuga ngo abagabo bambone ariko wambara ushaka kuberwa. Twisiga dushaka kuba beza. Ngo nitumara kuba beza bigende bite? Bazatutegure muri rompuwe kuri bona. Ndabaza abagore abagiye kuntuka. Turikunda tukaba beza ariko impamvu y'urwo rukundo no kuba beza iratwoherereza irimbukira kuri babagabo. Abandi batumwabonye ukuntu wa mukobwa ari ikiyo ari igitomati. Abagabo bamwe bakabivuga kabiri gatatu akayazamura oya akagura mu kurugo akaka bugacye bati mujye mubona ukuntu ikibuno cye kigira gitya. Ese muzi impamvu abakobwa n'abagore benshi bifotoza bahindukiye ntibabifotoza babateye utubuno njya mbibona mu mafoto. Ubuzi ngo barakora iki Kemba ngira ngo barimo barabereka hepfiriye quelque part quartier do ngira ngo wenda nuko ibi bintu byose turayarebaga hari ibi bintu byose birimo biraza abantu bakabona ni bito ariko umuntu yitwa influencer influencinga akoresheje iki ubwambure bwe amagambo ye ibikorwa ubupfura nako amahano ye. Reka twese ntidukunda ibyiza kimwe cyangwa ibibi kandi uwo muntu tukamufata tukamugira haba event kan Kigali bagategura red carpet nawe bakamwakira agacaho bakamufotora akora iki cyamamare. Icyo cyamamare icyo cyamamaje ubwambure bwe bwamugize icyamamare. Undi mwana muto w'umukobwa nawe ubibona agomba guca ku itapi itukura abanyamakuru mwese mumufotora kandi mukamupostinga. Ni murinda abana banyu. Hanyuma minisitiri w'urubyiruko akaza kwandika ati muzitabira iki gitaramo none kirimo ibyamamare bikora iki byiyambitse ubusa byiyandavuza binkurumogi abimenye buryo cyiza ntiyakaje se wa wundi w'imideli ntiyikojeje hejuru irebera ati agakuraho akabuno kari gakomeye gate nk'umwase wa Kagitumba mu kwa munani akabuno tugakubita amaso buracya tumubona mu birunga ahagaze ku kintu hafi buri adaheruka utuzi wenda amazi yakuguyeho uruhande rumwe rwayaga urundi rukirabura yakuyemo nk'uko yavuye mu nda ya nyina. Bati ni ikoranabuhanga n'ibiki n'ibiki badushyira hariya yambara uberwe nyine. Uwo muntu arakomeza bicyamamare uko yitwara ntibyagusha isoko rye ry'ibyo akora. Turakomeza turamuyoboka. Niba umuntu ari umuntu ukora ibintu tubona byangiza society ariko twarangiza tugakomeza tukamuyoboka muri business ze arakomeza tubihuze se byakabaye nka kwa kundi bivuga ngo mpora umwana gukiranirwa kwase. Ibyo nkora byakabaye bigirwaho ingaruka nukomeze. Mfite uruganda rwangize rukora rufite management uruganda rwawe niba rufite uruganda rwawe niba rukora imyenda hano hakaba hariho grife yerekana ko ari Scovia ukaba Scovia nagaragaye mu bikorwa bitesha agaciro abantu bose bamaganye
imyenda ku isoko abacuruzi bose bakayitinya kubera ko ibyo ukora byari bifite akamaro ariko uko tukomeza kugusha amafaranga ukura mu byo tugura iwawe uyakoramo amahano. Ni nk'ukuntu umuntu yaba ahinga ibigori bivamo igikoma cyiza gifite intungamubiri none tukagura ifu y'igikoma amafaranga twamuhayemo akayaguramo imbunda zikaturasa. Mwakomeza mukagura ibiro mwongere mu cyange ku kimwe twakomeza tukagura igikoma kandi kugura igikoma ari ugutera inkunga ugura imbunda ziturasa. Niba uyu muntu ibyo akora bituma abantu babona ko arimo kuroga sosiyete tugakomeza tukamwita icyamamare ibyo akora nabyo ibyo acuruza nabyo akabyamamaza tukabigura turimo turatera inkunga umutwe w'ikihebe none kiturimbura mu buryo bwacu. Mubanze mwanga abantu n'ibyabo muhagarika ibyo bakora noneho hasigara avuga ati kumera ntiyabinteza ubukene no kwangwa n'abantu bituma hitamo gukora ibyiza kuko byo bibyara amahirwe. None uwakoze ibibi ese ubwo bumenyi afite n'ibyo yaratumariye we umenye iyo business uyu mugabo arajaje ku gasozi yambaye ubusa aravuga kankuru umugi yitwaga ndi wundi bari kuye Moses ariko afite ibyo acuruza twe turakomeje twambaye tuvuze ukuntu adoda neza turamwamamaje. Igituma twamubonaga ninde muntu wese utarandikaga ngo Moses Motion niko byari bimeze byavugaga iki iyo aba ari umuntu utazwi uzi ngo aba yarambaye ubusa abazi ko ntawe ari buburebe twari burebe ntitunamenye nyirabwo ariko kubera ko Motion twaguze imyenda tukaberwa tugakomeza no tukimugurira yaravuga ati noneho se uwaza nkagara kwa Rubangura nambaye ubusa ko abantu bose bari buhite bamenye ngiye baranze ngiye baranze icyo mbabwira hari abo gikoraho. Niyo mpamvu mubwira ngo umukinnyi w'umupira wamamaza kampani Burayi iyo batangiye kuvuga ngo birakekwa ko ashobora kuba hari umugore ejo bundi ubwo bari ku kabari yakubise urushyi isoko yamamazaga ryose riragwa rimwe na rimwe bakamwaka isoko bakanitandukanya nawe batuma umuntu umeze nk'uyu ntabwo twamukoresha agiye kudusebya bakamwaka isoko. Twebwe ahubwo dukora iki turamuduburira niba yarafite rimwe iyo yakoze amahano tumuha irya kabiri yakora ishyano rya gatatu tukamuha isoko rya kane yakora icyo tukavuga tuti ibirori bizaba convention bya mbere mu Rwanda bikomeye agomba kuba ari kuri liste n'influence. Umunsi kwitwara nabi bizakubuza amahirwe muri sosiyete bizatuma abandi batinya. Igihe kwitwara nabi biguha amahirwe yo kugeraho abakobwa b'umutima bataragera abakobwa b'imfura barezwe bataragera wowe bikagushyira aho twe tutaragera tukaya tubyuka abanyamakuru bamwe muri twe dukora ibyegeranyo ngo by'abakobwa bakize mujya mutubwira bakize bakora iki nyine ngo barakora nuko dufite abasore ngo bashinzwe ntabwo dushinzwe akazi ariko niba waje gukora inkuru uvuga ko akize egeranya sosiyete akorera n'izo na kampani yashinze kuko ari icyamamare kuvuga ibyo bavuga nyine ngajya Dubai gukora iki arangura iki aranguza iki kagarukana amafaranga kuvuga ngo ahubwo uvuga ngo araranguza kurangura byo ntacyo arangura ko ntacyo azana ahubwo uvuga ko hari ibyo aranguzayo uwo muntu tukamufata tukamushyira kuri front page y'ibinyamakuru tukamufata akaba influencer yiteje imbere nyine akora iki se hari ubwo yigeze ubona RIB imuhiga se ntabwo navuze RIB ndimo ndavuga society wizana urwego muri ibi bintu ndashaka ngo tuvuge ubwo ndavuga ntabwo nshaka kubaza amategeko iwacu umwana wawe yaje mu gitondo akakugura imodoka kuki utamubaza ngo ukora iki mwana ujye kurwana n'iki rero yiba kuzanira yiba se ufite ubutunzi wese bwihuse no kwiba we n'umuterankunga uwuhe nyine umuntu yamwikundiye bitwaye iki aramuremera yamukunze mu ruhe rwego ni umubyeyi wasanze umwana w'umukobwa ugerageza gukora amutera inkunga. Dufite abasore hano baje tutajya tuvuga bitwa ngo bapfubuze buriya ngo afite ibiciro umugore ushaje nka Sikovi yamuha miliyoni ugikanyakanyama amuha 500 rukukuru hanyuma ya Sikovi ngo ziba ari isi akubaka inzu bakavuga ngo uyu musore ngo yambara neza i Kigali ngo arakeye akaba mu basore tuvuga i Kigali akora iki umuntu udafite icyo akora akarata ko yabonye amafaranga akora iki hari ibikorwa bibi
by'imico mibi byangije sosiyete yakoze bimugira igihangange natwe tumuha intebe y'imbere aricara araberwa. ariko afite ibintu byiza ze yatubwira. Ibihe nyine Afite amagambo meza ashishikariza urubyiruko gukura nk'uyu munsi amaboko uyu mu mwana mifuka. w'ivide haba nako uyu mwana wafashe ivide afite se na nyina si umwana w'ivide Yego. iyaba afite ba nyirasenge nibyo navuga kuri wa mwana w'umukobwa wigeze gutwara yanyoye misi ndavuga ni umuntu wa mbere hano nimwereke uyu mwana urukundo. Umwana ageza saa 5 z'ijoro atarataha iwawe ukumva ngo ari hanze na bagenzi be, ibyo bintu ukabifata nk'ibintu byoroshye ute bikaba kuwa mbere bikageza kuwa mbere. Ega bari mukuru tujye Akuze abantu muki bakuru bakure. hakura amavuta. Samu ubu ngubu njyewe nagenda nkajya nta saa 8 z'ijoro nsunika urugi rwa papa kandi ndi umugore mukuru byaye abandi bana hanswe umwana w'imyaka 24 w'umuhungu cyangwa umukobwa. Umubyeyi aragenda akaba mu rugo akamara icyumweru atazi aho umwana arara. Si ingaruka z'uko mubanza kubakingirana mu bipangu bataruzuza imyaka yo gukura se, aho mubakinguriye ati none wabaye mukuru wagenda. Hanyuma iyo amaze kugenda ababyeyi bajya hemwe ababyeyi mu buzima busanzwe bwawe ababigira mu byabo. Ndimo ndashaka kumenya ibyo byabo bajyamo. Wowe mubyeyi ubibarute ubimenye ute ubwirwa n'iki byabo? Nta mubyeyi yigira ubwo aragiye umwana no ku mbuga nkoranyambaga muragira. Akwiye kuragira umwana kuva kiriho kugeza bamushyinguye. Ngewe wundi umwana wa papa kugeza umunsi tuzasoma itangazo ko Imana imuhamagaye. Se niba yaragwaye ibyibanze ibindi akuragira buri munsi. None se ndi inka ko ari yibyara inya n'icutse yonsi iyo yacukije ntabwo igiye kuyirigata. Umubyeyi turi inka. Wagira ngo umubyeyi rwo aragiye umwana se. Mabuko afite inshingano zo kumenya niba umukazana yujuje ibyo bakazana. Ubuki Papa akwiye kubabaza umukwe we akamubaza atari ko uburi ubona ibisa bikwiye. Mama akwiye kuba mbaza ibyo. Masenge akwiye kuba hangayika. Akavuga ati wenda akazi kawe ukora Scovia sinkazi mwana wanjye. Yego uwo muryango uvuga n'uwo mu bitabo wahozeho. Hanyuma se mwagiye kumubyara. So buranaga ngo mubyare. Muri inzoka ko arizo zitamagize ikagenda. Igira ikazitura. Abantu barihurira gutyo. Hehe. Quelque part. Bakemererwa kubana. Hanyuma dukora iki? Tureke quelque part zikomokemo abantu badutegerejemo kubamo ababyeyi abagabo n'abagore. None buri muntu tumuragize undi se. Mbere ababyeyi muragira abana banyu baragira ababo baragira ababo. Kuko kuturera bibananiye ni muturagire. Aba bantu bakuri social media influencer akenshi babona afite impano badukuruje. Aba bana ndagira ngo iki kintu cyumve neza. Aba bantu bari ku mbuga nkoranyambaga harimo abana barimo gukora amafaranga kandi afite icyo azabamarira. Hari abana batanga ibitekerezo byiza. Nk'uyu muhungu wa Bigogwe inka yacu Karegeyo visit Bigogwe yatangiye yivugira inka yise Pamela. Atangira twereka ubwatsi n'imisozi uko inka zirisha. Mirambi ya hariya atwereka birangira bibaye akazi. Akena ka bagenzi be hinjiza amafaranga asorera igihugu. Ni influencer. Kuko yatumye ngewe numva mfite amatsiko yo kujya mu Bigogwe. N'ubu ariko ndashaka kujyayo ko ngomba kujya gukama. Muganga mbwira abakamisha. Nta gisanzwe ariko barakama. Burya mu Kinyarwanda batarakamaga n'abagore. Ariko ubw'inka yitwa Pamela ititwa igaju nanjye nzakama. Cyokora inka nsanze bayita igaju n'isine n'ibihogo yo sinzayikama. Ariko yitwa Pamela yo. Nanjye nkitwa Scovia. Ndasuhuza Pamela nzayikama. Yego. Urumva ibyo nta kintu bigize bite? Bitwaye nzajyayo. Uriya yara influence. Dufite abandi bana cyangwa n'abandi bantu bakuru ku mbuga nkoranyambaga batuma duhora tureba. Baduha amakuru. Dufite abandi rero biswe influencer kuko batukana. Barema ibiganiro bituma abantu barwana. Nabo ni influencer cyane. Uvuga ngo gashoza ntambara. Influencer turamwita gutera
ubwo ni influencer for fighting influencer w'intambara undi ni influencer w'ubusabusa undi ni influencer w'amagambo atavugirwa mu ruhame kozasoni y'urukozasoni undi ni influencer mu by'ubucuruzi mu by'ubuzima mu kumenyesha amakuru abo bantu bose ukabafata ugashyira mu kibuga apfundikira minisiteri ikabahiga ati tujye gukangurira urubyiruko mu Rwanda hagiye kuba Tour du Rwanda ku magare amagare ikigiye kutubahuza icyo ari cyo muri abo tuvuga twayobewe izina n'icyo bakora bagiye kurira imodoka bagiye kujya ku byapa bamamaze ibyo Tour du Rwanda ifite muri Tour du Rwanda harimo na Visit Rwanda erega ni ibyamamare biyubakiye izina hanyuma umuntu namurira ku cyapa ari icyamamare cyamamaza ko mu Rwanda amagare arimo kwiruka yibagirwa rya video n'ibyo ari kure umuntu najya kwandika akabaza ngo Scovia Mutesi ninde haze video zirimo ni video kandi ku ruhande Afrika wa RDB sorry yanditseho Visit Rwanda Bigogwe yanditse Visit Rwanda ibyo bintu birahurira bite mu ki rahure kimwe umusazi ngo yashomeje amasa maganga bidahuye niba bidahuye niba niko yabigenje umuryango rero ufite ikibazo narabivuze ubushe nawe uvuga ngo umuryango nubona dukeneye ko leta yinjira ejo perezida yagisubiyemo uzongera kukivugaho uzongera kuvuga ko abana ari aba leta abana bimbwire neza leta se yiyambuye abana njye mba ariko igira abana se bande b'abaturage bayo leta igira abaturage nta bana igira ibyo byo kwigira gutyo leta igira iki abaturage nta bana igira iso n'abana bawe n'abaturage ba leta njyewe Scovia n'abana banjye turabaturage ba leta leta irabizi ko twese tutishoboye kimwe ariko ifasha abaturage ntifasha abana sifashije abana ntiyabifasha irabyara umugabo wa leta ninde uyitera inda ni Minecofin na Rwanda Revenue bayishakira ifaranga abo ni amafaranga ndashaka kumenya utera inda leta kuvuga ko abana ari aba leta ese bundi leta ni ingore ni ingabo leta se kugira ngo tumenye uwabyaye tumenye uwo tubaza uko ibise byari bimeze n'igihombi ntabwo byakunda ntabwo ubwo umugore wa umuntu Bibiliya iravuga ngo ubu mubaye umwe ariko ikanagaruka avuga ngo mugabo uzakunda umugore wawe umugore nawe ugandukira umugabo irongeye tubwiye ko turi babiri ko buri umwe muhaye inshingano ze n'undi dushyire hamwe none icyo nicyo ndimo nibaza aba bana ni abandi none aba ba influencer ikosa ni iryabo cyangwa ni iryacu tubayoboka ikosa ni iryabo bakoze bibi bahabwa icyangombwa cy'ubuziranenge natwe twabayobotse ikosa ni iryabo ni iryabo kuko bazanye ibintu bibi bakora iyo tubamagana none twe tubabonye turavuga tuti nimwe bacu tubaha icyangombwa cy'iki cy'ubuziranenge babi bihangange ndavuga bakora ibibi aba bahungu uyu mukobwa wagaragaye yaciye ibintu uriya nyiri vide umuhanzi ufite indirimbo aramushyiramo aranamuririmbamo we aramushyiramo agaragare muri clip ye avuga ati abazaza badakurikiye injyana yanjye bazakurikira nyiri kwishyira amavide mu bitsina bazamenye ko nyiri vide arimo noneho avuga ati nimburira hamwe ndabona habiri noneho uyu nibamushyira mu ndirimbo baramwishyura noneho kwishyira ivide mu gitsina bibe bimuhesheje akazi muri clip ubundi nawe ashaka kandi arishyira noneho ndavuga ati ubwo ryagiye mu gitsina genda arishyiraho nawe ashaka ikindi akora ariko uyu wakoze ibi nibamubona bakamumenya bakajya kumuvura ibiyobyabwenge aho bamujyanye kandi leta ntiyishyure n'igiceri cy'icumi niba nasanga afite ibiyobyabwenge se niwe uhijyanye niba asanga nabifite igipimo cya muganga cyabipimye bakishyure
inde zugishije se na nyina wabo n'umuryango babwiye se ngo bamujyane nibasanga nawe iwabo ari mukuru batabasha kubyishyura ibyo bajye mu nzu bagurishe babahere kuri telefone ya iPhone ifata ya video bayishyire ku isoko tuyihahe niba agenda mu modoka ku isoko intebe n'ibitanda akorera Mariya mahano ku isoko ave kwa muganga asanga naho kuryama ajye kwa nyina tumukeneshe ntabwo twamukenesheje tumuvuze tumufasha kugera kwa muganga dukoresha amafaranga ye hetira cyabikuye ko yaravuga karumabye ntabwo leta ibyara nakubajije umugabo wa leta ntabwo ntabwo leta irera iyobora abaturage ikabibutsa Asumuta ni ugaburira abana banjye kashinzwe ikigo kashinzwe imikurire y'abana uzareke kubagaburira urebe ko yemera ko bicwa n'inzara zabagaburira abagaburira ingana iki iyo urebye abana basumuta agaburira bishingiye ku itegeko n'abanjye ubona basa wenda nyine ni iki nyine ariko Asumuta uzi ukuntu aza nka bya biringiti byo mu biza urabona mu biza badukubita ibiringiti byitwa rufuku kirakuhanda ukishima ariko ntiwicwa n'umusonga kandi kwishima rufuku yagufasheho ntabwo ntibyica ariko biraryana reba kunkura mu ikuvura ukankubitaho rufuku irandya nkajya nyishima ariko sinicwa n'iki n'umusonga nuko rero Asumuta ushinzwe imikurire y'abana aza nuko leta iza iravuga iti rufuku iraryana ariko nturi buzire umusonga ngo upfe ubundi leta ihagarika ko umuntu apfa bwana leta ni kugaburira bigira ngo uticwa n'inzara ntabwo leta ibije kukumara inzara ikurinda kwicwa n'inzara ariko ntikumara inzara nubwo yawe igufashije iki urarya nyine ukumva igifu ntiwahwera ariko urashonje twebwe ngiye Sikoviye n'urubyaro rwanjye na se wabo na nyirarume na se wabo na nyirasenge ufite ubushobozi nitwe tugaburira umuryango wacu tukawumara inzara nitwe tubafubika tukabamara imbeho kandi bakiyorosa amashuka ataryana naho leta yiturinda umusonga uri butwaka ubuzima ikaturinda inzara ahandi umuntu ashiramo amaraso n'amazi agahwera nkuguye mu butayu ariko ntitumara inzara ikagabura umwana igikoma ngo ntarware bwaki ariko ntabwo umwana ugaburirwa na leta shisha nk'ugaburira ko leta itabifite kandi uzi impamvu ntabwo ibitegetswe rega Samu wowe genda baca intanga niba bazikata simbizi za zindi baboneza urekere ko kurera utabishoboye ariko igitangaje aba bana b'abakobwa bose mureba aba basore bose tureba nibo babyeyi dufite ari nacyo perezida yabazaga ati n'abana bataranabana imyaka ingahe ngo barimo bararwana ngo batandukane ubu ushize mu gaciro nyakubahwa perezida wa repubulika akankubwire rero icyabaye numvishe ubwira abantu ko ujya wumva amakuru y'ino kamanze nk'amazi ngiye kumukoza amakuru y'ina impamvu ingo z'ubu zitakirimo ngewe Sikoviye umugabo ugiye kumushaka ntabwo azi ndi Sikoviye wande wande se ni wande uzi Sikoviye uhagaze nk'iki nk'ipoto batarashyiraho urutsinga kandi ubundi umuryango uko uteye ujya ubona ukuntu amashanyarazi aturuka ku ruganda agenda yicomeka insinga zihererekanya ushobora gusanga nk'umuriro ncana iwanjye waraturutse i Rusizi cyangwa ntaruka ariko ndagira ngo ariko ntabwo byanga bikunda hari urutsinga rucometse ku rundi kugeza byinjira amapoto ajyamo asa nk'ayunganira kugira ngo insinga zitagwa ariko ipoto sizana iki sizana umuriro ni nk'inzu za zindi zacu dushyiramo inkingi ifata inzu ariko inkingi si yo nzu ariko inkingi itarimo inzu iragwa umuryango rero nuko wubatse reka rero nkubwire amakuru nyine ni iki kibitera nyuma y'amezi 6 abagore murongora ntimuzi wabo ntimubazi ntimuzi mbere y'uko usanga yarabaye inzobe yariraburaga mbere y'uko umubona afite ikibuno yarakivukanye cyangwa yakiguze i Kanombe uzabe nk'umukobwa umujijije iwabo imisatsi igera ku kibuno niyo yameze cyangwa ni imidodano sibyo aya maso yirabura n'ingoyi zigira zityo aseka amasara agasesekara amenyo naye cyangwa n'amagurano iyo bwije yacyo herekeye none ukabimuziza se waramukunda nta muntu wigeze abimuziza ariko ni ibintu turimo kubaza ngo wabimenye
wabimenye kandi umuryango ntabwo ari igisobanuro cy'uko afite se na nyina, ko dufite amateka yatwatse byinshi. Ariko Samu ni mwene nde? Bavuga bati rero Samu iwabo hahoze ari Karongi mu murenge wa Mubuga. Yari mwene runaka na runaka, dore bahoze batuye aha. Ariko ntitwagize amahirwe kubera amateka n'ababyeyi bakihari n'abandi. Hari abaje jenoside yakorewe abatutsi, hari byinshi. hanyuma ubimuziza Hari n'uwabaye imfubyi wenda bazize impanuka. Hari byinshi bidutwara ubuzima. Ariko wamenye ngo uyu mwana wapfushije se na nyina bari kumwe mu modoka afite toroma inganite. Uyu mwana wari ufite se w'umusinzi wakubise nyina akamwica, nyina agashyingurwa, ise akaba akatiye burundu muri gereza. Uyu mukobwa ninde? Uyu musore ninde? nabana nawe Afite umubabaro ungana uta, yanga abagabo urungana uruta. Ujye yuko umwana w'imuhanga cyangwa Karongi cyangwa mu Ruhango. Namubonye mu kinyamakuru, umunyamakuru aramubaza ati niki wavuga kuri papa wawe? Papa we bari bagiye kumufunga. Ati nubwo mama yapfuye, ariko papa igihano bagiye kumuha azize gushaka nabi. Kuko yari azi urwego nyina ariho, asanga kuba nyina yapfuye atari cyo kibazo. Kuko yari akwiye kuba yarapfuye kera ukurikije ibyo yakoraga. Atari ko papa agiye guhanirwa ko yashatse nabi, ntabwo agiye guhanirwa umugambi mubi. Kuko uriya muntu yari uwo gupfa. Uwo mukobwa ni muhura, uzamubwira ko abagore beza ari bande. Umwana w'umuhungu ni urimo kuvuga ngo data azize gushaka nabi, niyo mpamvu afunzwe burundu. Nubwo ari umwicanyi, wenda umwana yivuganye uburakari, ariko kwica ni ukwica. Uwo mwana w'umusore ni muhura, uzamubwira ko umugore mwiza ari nde, niba na nyina yarananiwe kumubera mwiza. Akavuga ati mwase murakimwe. Iyo mumaze kubana rero mutaziranye, wisanga utazi ikirimo kuba. Kanguye inkuru, umusore umwe ngo yari afite se ari abantu bifashije, ngo ariga, amaze kwiga n'ibintu byose arahabwira se ati papa ubaho ngeze igihe nikigeze ngo nshake. Ati nukuja Sara mwihorera. Barigendera. Ati kutanjubije papa, Sara mwihorera. Bajya mu bindi. Buracya ku munsi wa kabiri arongera ati papa, ariko ejo nakubwiye ko iyo urebye ubona ntagejeje igihe cyo gushaka. Sara mwihorera. Ku nshuro ya gatatu umwana bisubiramo. Ati kubera iki se wumva ugejeje igihe? Ati papa, ati mfite akazi, ndangije kwiga, mfite n'icumbi, ese sinatangira gushaka umugore mwiza nzakunda tuzabana aha. Ise atoke ngo yatse imodoka, umuhungu ashyiramo Sara amutwara. Bageze imbere Sara amubwira ati hagarara ku ruhande. Ati hagarara, arahagarara. Ise ati nsaba imbabazi. Ati se nkusaba imbabazi ziki? Nagize nati saba imbabazi. Barashwana. Ise arakinguye imodoka ati ngaho genda ndizana. Ese papa dupfuye iki, nakoze iki? Kuko ubaza ko nshaka gushaka nibyo bikurakaje bitya. Undi ati nsaba imbabazi. Abona sata komeje agenda n'amaguru, umuhungu amukurikira. Ati papa nagize nti. Ati nsaba imbabazi. Umwana ati basi papa hagarara. Arahagarara. Ava mu modoka ati papa mbabarira ndakwinginze, mbabarira. Mbabarira nagize neza. Ati mbabarira, ariko ubwo babanje barashwana ati ntazo nkusaba ntacyo nakoze. Undi ati nsaba imbabazi. Ntamubwira icyabaye. Umuhungu ati mbabarira, ageze abonye bikomeye se yarakaye agenze n'amaguru, none yarazi ngo ni ibikimwe bikomeye. Ati papa mbabarira. Mbabarira sinzongera papa. Mbabarira sinifuza kurakara utya, ndakwinginze mbabarira. Turi inshuti. Papa ndakubaha. Ntabwo ukwiye kurakara, mbabarira. Isasubira mu modoka. Tero mwana wanjye igihe kirageze urongore koko. Natize kubera iki? Kuba usaba imbabazi ntacyo wakoze. Uzabasha kubana n'umugore. Ati hari umunsi uzataha ugasanga umugore yarakaye, arakurega ibyaha byabayeho ibitarabaho n'ibizaba. Ati washaka kwisobanura mukarwana kugeza mutandukanye. Atari ko kuko nkuko umbwira ko nkunda ukanyubaha tukaba turi n'inshuti. Ibyo nibyo biri ku mugore wawe, uzaba umukunda, umwubaha kandi muri inshuti. Hari umunsi uzasanga yakutuye. Nutabasha gusaba imbabazi ntacyo wakoze, umenye ko utazabana n'umugore. Mugore nubona umugabo yabaye inyamaswa, ntutangire kuguyaguya ngo usabe imbabazi utazi icyo wakoze. Ngo nubwo ntazi icyo nakoze, ariko kigaragara gukora ikintu kibabaje, mbabarira. Ariko ngo mbese ntunabizi,
ati si ukuvuga ko ntabizi atari ko nkora amakosa menshi na yandi y'ubushize na yose nyasaba imbabazi ntayuzi agacuru kagatangiye ati se buriya kuki ejo nakubwiye ngo umpe amazi ntuyabe nicyo cyari cyamurakaje kandi mwari gutandukana basi mazi bivuze iki rero bivuze ngo kuba dushakana tutazi umwe aho yavuye n'undi aho ajya izo ngo haramanya imana yo mu ijuru n'amaraso ya Yesu Kristo none se noneho mwagira imana mugashakana mutaziranye ariko imiryango impande zombi bakaba n'imfura bagatangira kubahuza bakabashyira mu muryango noneho mukajya kwa sobukwe mukajya kwa nyoko bukwe ukabona noneho wisanze mu muryango ariko wenda bashakanye n'umuntu utarawujyamo. hano hari ikibazo kikize sosiyete turimo ntiyaba iri mu ngaruka zo kuba dufite abagabo n'abagore bakuze nta miryango bakuriyemo b'imfubyi harimo wenda n'ab'imfubyi zikomoka kuri jenoside n'abandi bisanze gutyo kankubwire tukaba turi muri ibyo bibazo iyi generasiyo turimo imyaka 30 ntabwo ari myinshi cyane ku buryo bavuga ko nta ngaruka ingaruka ntabwo zabura zishingiye ku gahinda gakabije nk'uko imibare byerekana byaba ubupfubyi dufite abaje jenoside yakorewe abatutsi dufite abahunze bajya muri Kongo bagwa mu mashyamba yaho n'indwara z'urudaca dufite abafite ababyeyi bafunze dufite abaguye ku rugamba igihugu cyacu gifite amateka menshi ariko twese duhurira mu gitebo cyitwa ubumwe bw'abanyarwanda tugapfundikira ariko ntabwo abadafite imitima y'ubupfura no kubaha no kurera bishingiye ku bupfubyi gusa ubupfubyi hari ingaruka bwatugizeho ariko umuryango iyo wakugose ubupfubyi buroroha dufite abana b'imfubyi bafite umutima mwiza babonye urukundo rw'ababyeyi babareze babaye imfura dufite abana b'imfubyi barezwe na mugenzi wabo imyaka 13 akarera 4 n'itanu uyu munsi abo bakaba ari abagore n'abagabo batagira uko basa uzi icyo barwana nacyo data yari imfura ntituzandavure urumva umushumba baragiye mama yari umugore w'inyangamugayo isi yose ivuga ntituzandavure abo bana muzubarira barerwa n'umutima nama wo kuvuga ngo aho ababyeyi bacu bari tutabasebye batakiriho urumva umuntu barera none we mubyeyi uriho unanira ute gutuma umwana aho agenda arwana n'ishema ryawe ese kambabazi ukurikije uko umeze usanga umwana wakwiye kukwigana njyewe kuri bimwe ibyo udashaka hari ababifite byose akavuga ati sinzagira urumva ngo mba mfite inkuru zanjye rero urumva ngo umukobwa yaje mu rugo ari umukozi wo mu rugo rega uzashinge jenizi nawe bamuha umwana arabyinira umwana w'umukobwa akajya avuga ati mama inswi inkombwa njija yo kazara arasana papa we ise yicayeho atumva mubwire wa mukobwa we mu bintu kina byose umwana wanjye ni mwiza uzamukunde bivuga ko asana nyine ntabwo dusa pe ubwise nyine ngo yumva gatihagije ku buranga ubwo umukobwa arahindura ati mama umukobwa mwiza wa nyina usanzwe abana bababyina babita uwase ariko uwo mukobwa atangiye kumwita uwa nyina none we nta ngeso waba ufite umwana we yajya atambuka akavuga ngo ushangura uwase ngumva ntunukire umwana ngo umuraga ubusinzi bwanjye n'intambara mporana mu rugo urashaka kumva ntabwo ubupfubyi n'amateka ntibyabura ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko urwego ibibazo dufite biriho ntabwo bishingiye kuri cyo aba bana muri bo bameze batyo ntabwo bangana nanjye bishwe n'iki kugeza ngo tuvuge ngo njye wabaye imfubyi kera njye wabaye imfubyi kera nicyo gituma ameze ntya oya samu dufite abantu b'imbaraga hano bakomeye b'imfubyi abo biri kubaho ubu bishwe n'iki se twarabateranye bishwe n'ababyeyi babo basomye ibitabo ngo byitwa ngo uburenganzira bw'abana ngo kandi umwana ngo iyo yari akiga nta kindi akurebaho buriya ngo imbwa zarahuye ziraganira iyo mu rugo imwita umushiki wabarangana ikizi oya iyo mu rugo niba mu rugo rw'abakungu za zindi bashyira mu tuzu bakambika imishumi bakazengurutsa zitembera bagendana muri siporo ziriya baragira irayibaza iti iti wowe wambwa we umeze ute ati ngewe rero ati ngewe mba nziritse iyo ntembera bamfashe ati ngira n'akazumbamo ati banangaburira inyama buriya ati buriya banangaburira inyama zimeze neza n'iki mbese ndaho ati ariko warakize
ati be ukuntu wakize ati none se wowe ubahutiye ni yindi zerera rero bita umusega yihigira ati se umeze ute ati sha turumva ati genge nyankiroha mu gikari kwa Samu ati baba hari igitsima basaguye nkagikocura ati nkiruka akabwo babibagiwe gukinga akazu k'inkwavu neza nkawuzamo urukwavu atari kubwiyo birangiye ati mitanja mburabuturu tumwe niho dukorera igobe nimugoroba ati tukabwejagura ati bikabirarangiye atari ko shaho warakizeho urya inyama shaho utaye ati twebwe uguze imijugujugu baba badutera atuzi vutuvutu atuzi ko niyo nambutse nabi kaburimbo imodoka ingonga ati wowe ufite ukuragiye niyo abonye imodoka aragukurura atumva ukuntu wakize ndati se shaho kurya uziritse atuguze ngo nk'iryo gobe ge narigeramo ndashaka kukubwira iki buri cyiciro gifite ibyago byacyo iyirya ifite inzu ifite n'uyiragiye iraganya iyizerera nayo ifite ibiganya ariko ifite ibyizikuramo umwana w'imfubyi umuryango wacitse umuryango ukennye abagize bate buri bamwe bafite ibyago byabo n'amahirwe ariko hari ikintu na kimwe turimo kureba ufite umuvandimwe wawe waragerageje uravuga uti ntuzabe ingegera ntuzibe urarwaza uravuza uragerageza arananirana ariko nabwo ntiwarekura none ubupfura naho buhurira nuko twabayeho ubupfura n'uburere kubaho ntabwo ari uko twarimo ngo tureze rega gihe nshobora kurerwa na papa watambyara nka mifura none wowe ataboneye umwanya urera ukaba ikigwari ukora umuntu arivukira ntabwo yivukira umuntu ararerwa ubundi umuntu ukuntu ateye ni nk'ururabo ururabo urarutera ugasukaho amazi iyo ugiye ntugaruke ngo wongeremo ifumbire usukeho amazi ururabo rurahwera niyo ya mavide nizipi ziporono sibyo nizizi nzoga nibyo ibi bitutsi nibyo ibi biyobyabwenge ni ururabo mwateye ntimwasukaho amazi mwarabyaye musa n'inzoka isiga igira ikazituraga uzi ko na wa mwana iwabo barwarira igishyika bahora barwana nawe barera niyo agiye gukora ishyano avuga ati ariko noneho iwacu babimenye banyica kandi ubwo iwabo avuga harimo ibirometero nka 500 nta nubwo aherukayo ariko akavuga ati iyi nkuru nitaha kuri mama ziyahura wenda ntacyo yantwara ariko mama nabona iyi video ariroha mu kivu pe kandi iwacu haje nono agahora avuga ati noneho ibi bintu data nabibona aziyica pe kuko avuga uwo nuwarenze ko avuga ngo iwacu baranyica ko ntazahura nabo yarabataye ariko akavuga ati aho nagiye muri Amerika noneho data nabona iyi video aziyahura pe none ugasigara wirinda gukora ibibi kugira ngo utakigufiteho ubasha ngo uvuge ngo aranyica usigara uvuga ngo noneho ariyahura umurinde kwiyahura dufite abana dufite abasore dufite abagore dufite abagabo rega byahubutse kare uyu mwana urimo kuza akatubwira uko nyina yarongowe inshuro 9,000 uyu mubyeyi uza akatubwira ati abagabo 7 baraza ati 6 baraza tumundeba nagiye kurokoka ati narinda ati nk'urumogi ndongorwa ibintu bicika nyine n'abariyo bumve ko ubu bavayo yarangiza atari ko Imana irangiza nyine mera neza atari ku cyo gihe ati nabaga mfite amafaranga ntukine bigabo byarazaga cyo kigasiga miliyoni ubu arimo aratahunga ubuhe butumwa ko wavayo nawe ukavayo ukaza ugasenga uti none ndaza njya mu bukene ko nari nsize uburaya atari ko Yesu ari mwiza aza kunkiza nine muntu udatinye gukena ahubwo kurimo kubwira n'abari mu rusengero uti niba we warakeneye aha Yesu yaratinze kuza abagabo baraje nanywaga urumogi nkarucuruza nkamenya ukuntu turukora ukabisobanura ntabwo burimo gukora ibindi bintu bitari hari ubutumwa dushobora gutanga bw'ibibi ni byiza ariko tukabukora ku buryo tubibwiye tutamuhaye icyerekezo cyo gukoreramo ibibi ariko usigara wibaza ngo aba bana turababaza nde nk'umuribu b'abakobwa niba yabafunze buri mwana ni mujyana iwabo kwa se na nyina ikarembure wa mugani wa ntuza wikarembure se wahatura ko ari mu bakungu nyakariro harakize reka ntabwo wajyayo mufata umujyani w'Inyamagabe pfo utumeho se na nyina na mudugudu na mutwara sibo n'inshuti n'abavandimwe ubicaze uti babyeyi rero twagize ibyago umwana azi Kigali kwiga cyangwa aza gutya ariko nk'abandi bose ashaka aza nk'abandi bose atari ko
mwese mwicara tubereke. Tirivide mureba niwe. Umubyeyi umwe agahwera ambulance ikamujyana, uwa kabiri agashiramo umwuka, undi bagafata, undi akavuga ati Bikira Mariya, pasiteri ati mu izina rya Yesu ati ndamwica mu mfunge basha, abwira abapolisi ati ndamwica. Ababyeyi bari ku musozi baturakatsindwa n'Imana, sinka kubyare wa mukobwa we, inkuru ikaba kimomo ku musozi wabo wande wa Scovia. Banza akavuga ati rero nk'ababyeyi mwarakaye mwahwereye dukora iki? Ubundi uyu mwana byagenze mujyane gereza. Bati Isa akavuga ati muramujyana iki muri gereza ko ari ukurushya leta mwamumuhaye nkamwica. Nyirarume ati mureke mwice mushyingure ngewe Mwirege. bose buri umwe akirahira atyo. Banza bakavuga batariko polisi na RIB cyangwa uwamujyanye akavuga atoya uyu mwana nubwo yakoze cyane ariko n'uwacu. Hari ibyo yarashoboye, hari impano. Hari ibindi yashobora bitari ibi bibi. Muradufasha iki nk'ababyeyi? Ubwo wa mukobwa uri aho yamwaraguritse yarize n'iki ariko hari urukundo. Bakamubwira bati rero uyu muryango urawushebeje. Ushebeje igihugu n'umuryango. Nibura icara usaba imbabazi. Mwana muto agapfukama imbere ya se n'abandi agakubita ibipfukamiro hasi akarira agatakamba. Pasiteri waba uraho twamuga tuti musengere, ababyeyi namwe mugume mujye muvugana n'umwana mumwiteho. Ariko ko yanyoye ibiyobyabwenge atahaje kuba hatese. Ariko ko yanyoye ibiyobyabwenge ko yanyoye ibiyobyabwenge tumujyanye kwa muganga babanze babimuvure. Byamara gukira bakamutwara agasubira iwabo cyangwa akaza agashaka akazi nk'akabandi bana b'abakobwa bose cyangwa abahungu. Ntago bose bakuba nk'ibiyobyabwenge cyangwa bakora amahano nibiba bose. Bikaba birarangiye wa mwana agasigara avuga ati noneho agasigara adatinya se, agasigara avuga ati niba ukurakari wacu bari bafite RIB yanjyanye, ati noneho RIB imfashe kansubizayo, ati ntabwo nzi, ati nabonye ndokoka ikibando cya papa cyangwa yarazanye umuhini, ati noneho ntabwo nagerayo ngo mbeho. Ubwo ndimo ndatekereza ikintu niba ari sinemera ko ari RIB, niba ari mije prof yajyanye na polisi baherekeje, niba ari inde, ariko hakaba uburyo bwo gutuma igihano kiri buhabwe uyu wakoze ibidakorwa kitanditse mu bitabo ngo kibe kiri mu ofisi ya retired Kano Jano Ruhunga RIB. Oya igihano kiri hano kiba ari icyo RIB ifite nka 20%, 80% kibere muri societe. Tumuhe igihano cyeruye. Aba bahungu bacu bakora ibikorwa bitagize tubasange barimo gutera izindabo z'inyarugenge. Uzi nko guca ntibikabe, ariko uzi nko guca nko kuri Bruce Melody bamuhaye nk'igihano cy'amagambo atameshe cyangwa The Ben cyangwa ibikorwa bakoze bigayisha umuryango bakoze aribo barimo kubagara indabo za Kimihurura muri rompo. Bajya bamuco baturiye se batuzi icyazize atejo bundi yaje kuririmba ipantaro iragwa tubona ubugabo bwe adutesha agaciro. Niyo twatumodoka waje guhanirwa mu Rwanda. Nkura bambwe bati ngwino yicara sha mu modoka yakozwe na Kicukiro ya IPRS. Barambwe bati abaturage baje kukureba bavugishe babandi yarazi ko atazahura nabo. Ni igihano kubera ngo amagambo ijambo ashaka ko yarakoresheje ririmo gutesha agaciro abakene. Barambwe bati kadushaka abana bo mu miryango yishyurwa na leta batanishoboye. None inzu nagende mu modoka bakoze. Noneho nyakabakene ari abantu. Ibyo bagende barema ibintu bituma umuntu wakoze ikintu kibi atinya societe. Yacu rambone datinyitse. Noneho uzu wacu akora amahano, mikoro zose zigatangira kumubaza uko yayakoze. Ese we buriya wari muzima? Sinkubeshye buriya twari twanyoye, buriya yari pati ya gatatu tumaze mu munsi wa 4. Noneho urumva turamanukana ndi kumwe n'aba friend banjye. Twari twariye sho. Urumva byumva? Gusabeza byerekanyangari. Agakomeza urumva bashomeza akanyanga urumogi. Akavuga akabaciya. Uwo muhostinze akababonye views. RIB n'izindi nzego yaba ari umunyamakuru aremusi tukamubona nkaho ntacyo yakoze uwo muhostinze. Bigakomeza. Icyaka bintu bajya batubwira uko birangiye. Inzego nimutubwire babandi mwabonye bari mu kabari kabamo abakobwa bambaye buri abagabo bakora mu bitsina byabo. Urubanza rwarangiye rute? Duheruka mufunga kabari mukana bafata. Mutubwire igihano cyabaye itegeko tugitangariza abanyarwanda.
aba bana b'abakobwa bo bemeraga kujyayo bo mwabakoreye iki? Niba bo bari victim bo bahawe iki? Kuko niba yatinyutse kwambara ubusa mu ruhame rw'abantu ntabwo azanirwa kwambara ubusa mu cyuma ngo ashyireho video ari kuri. None bose ni mu ruhame. Hari ba nyirabayazana ariko dufite ibyago by'abareba gusa tugaceceka. Ubivuze mukamugira ishyano. Uzi bitutse mujya mutukana? Hano ngo twavuze ku busa bwanyu, ngo twavuze ku bintu byanyu mukora. Batibere ryanjye guhagarara bikurebaho iki? None Ariko iyo umaze kurihagarika barishoyemo miliyoni 3 ukuraho imyenda ngo utwereke miliyoni zawe aho zihagaze. Ikibuno cyawe washoyemo miliyari. Miliyoni 5 harya bavugaga enye gukuraho inda. Uhita wambara ibiri hanze kugira ngo inda yawe utwereke noneho ko byabaye 0. Bitakiri 8. Oya 8 ngira ngo niwo biba hasi no hejuru. Ahubwo bitabaye 9. Ikibundi. Ndibondo rigi musozi. Wari ufite ibitugu bigize bite barabibaza babimana ukuramo imyenda ngo utwereke ko ibintu byabaye smart. Uko tutajya tugana njya mbwira abantu ngo ntago dukwiye kujya tujya impaka ku gukora imibonano mpuzabitsina kuri nibera kuri stade. Abaryamana bahuje ibitsina ntidukwiye kubaganiraho kuko ntibaryamanira iwacu kuri stade. Ariko igihe bikoreye mu ruhame bikwiye kuba abantu bamubaza bati kubera iki? Nkuko n'abaryamanye badahuje ibitsina bibereye mu ruhame nabo twababaza. Hari imico dukwiye kubaza. Nyakwa minisitiri utuma twishima. N'abakora bushake n'ibindi bigo bigushamikiyeho mwakorana. N'urubyiruko. Mufite akazi ko gutuma aba bantu ibyo bakora babona bizabagiraho ingaruka. Umuryango mufite akazi ko kubwira ababyeyi ko batabyara nk'inzoka ngo batamagi bigendere. Ingaruka zageze kuri uyu mwana zikwiye ukiri muto uri munsi y'imyaka ukibarirwa ku mubyeyi. Umwana w'imyaka 17 twasanze akora ibidakorwa. Bamuteye inda aba ku musore amaze imyaka iminsi 4. Twagera kuri wa musore tukamufunga, umukobwa tukavuga ngo abaye victim ko ari umwana, nyina na se tukabareka. Wowe wamaze iminsi n'umwana adataha wabwiye ribu ko wabuze umwana cyangwa polisi. Wabwiye mudugudu na gitifu ngo mushake. Utarabivuze rero wagize uruhare mu cyaha cyakorewe umwana ukiryozwe. None umwana amaze iminsi ni wowe umurera. Amaze iminsi 5 adataha mu rugo. Telefone ye. Sibyo? Niyo waba udafite telefone ukabona ataje ushobora kubwira ribu na polisi. Umwana yari hano ntiyatashye. Ijoro ryakeye turavuga ngo wenda yavuye hajya muri pate. Nagiye aho pate zari bubere kubukeye mu rukera tware duhagaze. Tugezeho batuga ngo ntiyahageze. Sibyo twazabivamo. Kuragira abana nk'itungo. Mu byare bake bo muzabasha kuragira. Wirirwe. Bake muzabasha kuragira. Ingaruka zize ku mwana zigere no ku mubyeyi. Ingaruka zaje ku warengeje imyaka y'ubukuru warenze mu bw'abana winje imyaka y'ibikuri. Ingaruka zamugizeho bibi kimwaro cy'umuryango we. Ubuyobozi bugiye mwice sinko ko muza mu batangaza mu banyamakuru ngo isi yose bote. Mufata umwana mu mujyane yo mwicaza umuryango n'umudugudu n'akagari. Ababyeyi ni bajya babona ribi paritse polisi iri kumwe na mije profe bavuga bati bazanye umukobwa wande bazanye umuhungu wande none bazanye umukazana wande mwogacwa umukuje hano n'uwande. Twese ababyeyi twifata iki impungenge. None ubu no kurera byabaye gatozi ni nk'icyaha. Umwana n'uwanye ninjye umurera njyenyine umwana wanjye ari ku muhanda arimo gutera amabuye imodoka umuturanyi wundi ntashaka kumbwa turi mu biki. Atahata abana bandi se atubwo nayitere nyina hazazira zayishyura cyangwa se byo ntabwo ari uburezi. Ntabwo ari uburezi no kuragira abana twabagize ihene. Ntabwo bikunda rero. Reka dusoze ikiganiro ndabashimiye. Urakoze.